Umunsi umwe umumonko yarimo asenga, arimo akora meditasiyo ndetse n'andi masengesho ajyanye n'umwuga wo kunoza roho ndetse no gusukura ibitekerezo byabo. Abamonko bakunda kugira amasengesho twagereranya na meditasiyo amara igihe kirekire yarimo kuyakora. Yaje kwitegereza hirya ye hari imbeba yari mu mwobo. Imbeba yari yabuze uburyo isohoka kandi yari yamaze umwanya munini cyane abona ko nyine yabuze uko isohoka. Akoresheje imbaraga z'ibitekerezo bita mantra, yatangiye kuvugana nayo. Arayibaza ati muvandimwe, wabuze uburyo watinze aho ngaho, wabuze uburyo usohoka, byagenze gute? Biramusubiza iti hano hafi hari injangwe, mfite ubwoba ko ndamutse nsohotse zandya zikangirira nabi. Ati ni injangwe z'inkazi zirya izindi mbeba ngenzi yanjye. Ati nabuze uburyo nsohoka, zifitiye ubwoba. Maze muri uyu mwobo igihe kirekire, inzara yaranyishe, mpamaze iminsi narabuze uburyo nasohoka kugira ngo njye gushaka ibintunga. Kubera izo njangwe sinkidegembya ndetse ngo njye no gushaka amahahiro. Wa mugabo arayibwira ati nyamara ihangane usohoke, ziriya njangwe ntabyo ziri bugutware. Ya mbeba iti ntiwabimenya. Ati ubu ngubu icyangira injangwe mu by'ukuri nibwo nabasha gusohoka nkabasha kugenda nidegembya kuko nazo zibikora. Hanyuma wa mumonko agira impuhwe, yitegereza ya mbeba, arangije akoresheje imbaraga ze nyine za mantra nabwo ayihindura injangwe. Ya njangwe ubwo imbeba yari imaze guhinduka injangwe, yarasohotse isohoka mu mwobo, isohoka iririmba, yitera hejuru inezerewe cyane. Iti ubu ngubu nkiza injangwe ngenzi zanjye ntacyo zizantwara, kandi ngiye kuzajya ntemberera ishyamba ntuje, ndyohewe n'ubuzima kandi rwose meze neza. Ntibwakeye kabiri umumonko hashize iminsi mike cyane yaragarutse aza gusengera ahandi yakundaga gusengera. Mu gihe arimo asenga yagiye kumva yumva injangwe irimo kuririra hafi ye inyuma ye. Yarayibajije ati kubera icyo urira muvandimwe? Undi arayisubiza ati ni njye ya mbeba wahinduye injangwe. Ati nasanze n'injangwe nta kintu imaze, none ni nyabwoba. Ati ejo bundi imbwa zanyurutseho ze zigiye kundya, nakijijwe n'Imana. Ati nanjye ubu ngubu mpora niruka mpunga izo mbwa. Ati ubu ngubu zangirira nabi ziramutse zimfashe. Ati cyangira basi imbwa bo naba ntuje, nta cyanyirukana, nta cyangirira nabi kubera ko nyine naba nisomboye. Wa mumonko yageze impuhwe, hanyuma ya njangwe ahindura imbwa. Yahise igenda inezerewe nyine kubera ko yari imaze guhinduka imbwa, yibwira ko nta kindi kintu cyayikoraho. Yaragiye irahiga ishaka ibyo kuyitunga maze iranezererwa. Ntihaciye kabiri wa mumonko yagarutse nabwo aza gusengera munsi ya cya giti. Ubwo yarimo asenga arigeze mu masengesho ye hagati, yagiye kumva yumva imbwa irimo kuririra inyuma ye. Yitegereje neza asanga ni ya mbwa. Hanyuma arabibaza ati se muvandimwe, noneho byagenze gute? Yambwa iti nyagasani ushobora byose, ntacyo kintu utankoreye ariko sindanyurwa. Ati ejo bundi abantu bari bagiye kunyica. Ati ndetse ntirirwa nkepana. Ati nubwo nkepana n'intuza n'intare zishaka kundya. Ati intare zihora zishaka kongera nabi. Ati nkazicika ahamana. Ati zihora zinyirukana muri iri shyamba zishaka kundya no kungirira nabi. Ati nyagasani icyangira intare wendaho nabasha gutuza. Intare ni umwami w'ishyamba ndetse nta n'indi nyamaswa yayihangara, ndetse nabasha no guhangana n'ikije cyose. Ya mumonko agira impuhwe, hanyuma arabwira ati genda uhindutse intare. Yambwiye iti hinduka intare ako kanya, igenda yirukanka irimo inezerewe iryohewe n'ubuzima. Hanyuma itangira guhiga ndetse no gutembera ishyamba. Ntihaciye kabiri uwo mumonko yagarutse gusengera hahandi yari asanzwe asengera. Ahageze arimo asenga yumva intare irimo kurira inyuma ye. Ayitegereje neza asanga ni ya ntare. Arayibaza ati noneho byagenze gute? Ya ntare iti nyagasani ni njyewe, abantu benda kungirira nabi, benda kunyica. Ejo bundi banyirutseho bari bagiye kumfungirana muri keji zabo. Ati sinzi impamvu bashaka kumfungirana no kungirira nabi. Ati hora bangabaho ibitero banyirukankana hirya no hino,
ati ubu ngubu icyaba nkaba umuntu cyangira nkaba umuntu, naho ubundi rwose ntacyo kuba intare byaba bimariye. Wa mumonko atekereza uburyo ya mbeba irimo kumubwira, hanyuma rero arayibwira ati muvandimwe, ntabwo ikibazo ari icyo uri cyo, ahubwo ikibazo ni umutima wawe. Umutima wawe ni uw'imbeba, wuzuyemo ubwoba, ubwenge buke ndetse no gutinya. Uwo mutima wawugira icyo waba cyose uramutse uwufite utawuhinduye, uzahorana ubwoba, uzahora wiruka, uzahora ufite icyo utinya mu buzima, uzahora wumva utakwihagararaho, uzahora wumva nta kintu wakora ku bwawe, ahubwo uzajya yigoreshwa n'abandi. Hindura uwo mutima, hindura wumve ko ibitekerezo byawe bigomba guhinduka, bikareka ubwoba, bikareka gutinya, bikareka gutinya izo njangwe, imbwa se cyangwa abantu bashobora kugira nabi. Hashize akanya gato ya mbeba iza kwitekerezaho, isanga koko ikibazo ari umutima wayo. Ubwoba bwarayisaritse, hanyuma ihinduka imbeba, yisubira mu mwobo, ibwira wa mugabo wo mu monko iti urakoze kungira inama no kumpumura, koko mbonye ko ikibazo cyari njye. Nubwo bwose uyu mugani uvuga ku nyamaswa, ariko burya ni umuntu urasobanura ibiba ku bantu. Abantu tugira ubwoba, umunyeshuri akagira ubwoba bwo gukora ibizame no kubitsinda, umuhinzi akagira ubwoba ko ibyo yahinze bishobora kurumba bitewe n'izuba cyangwa imvura nyinshi, umukozi agira ubwoba bwa shebuja, ndetse abantu benshi bagira ubwoba bw'ejo hazaza. Ariko si ubwo bwoba bubamariye iki? Ese ubwo bwoba hari umusaruro wabukuramo? Kugira rero ngo uringe kuri ibyo, ni uko ubasha guhangana nabwo, ugahangana nabwo ushize amanga, kandi ugakoresha imbaraga zawe zose, nibyo bizakugeza ku ntsinzi. Nutinya ugaheranwa n'ubwoba, nta kabuza uzahora mu bwoba kandi ntuzigere ugera ku ntsinzi. Uzahora inyuma y'umurongo, uzahora inyuma y'abandi. Kubaho ni ukugerageza, kubaho no guhangana, kandi ikibaho cyose burya kiba kigomba guhangana kugira ngo gitere imbere, kihe uhakuye. Nta kintu ushobora kugeraho mu buzima udakoze cyangwa se utagize icyo utanga. Kugira ngo ugere ku ntsinzi bisaba kwigomwa, ugatsinda ubwo bwoba. Kandi ikintu cyiza burya ni uko ubwoba buri muri twe, ubwoba dushobora guhangana nabwo tukabutsinda, kubera ko buri mu bitekerezo byacu, mu mitwe yacu. Nuhindura ibitekerezo byawe, nta kabuza uzangana n'ubwoba kandi uzabutsinda. Ariko nureka bukakudomina, bukakuyobora, buzakuzunguza, nta n'ikintu uzigera ugeraho mu buzima. Uzahora uri inyuma y'abandi kandi ntuzigera utsinda mu buzima. Iyi nkuru ikubera isomo.